Jewe nibereye muri mood itandukanye cyane na mood urimo. Reka kubwire. Urimo kumva. Genda bivamo niruka rwose kubera ko mood urimo ndumva irimo kushapinga down. I know. Ntabwo ngiye ndi imodoka burira ngo bahita bakidrive uko bashaka. Imodoka se hari wakubwiye ko ngiye ndi imodoka we. Ugomba gusobanukirwa kuri Godfather. Ni njye umwe rukumbi kirenge cya Ruganzu kidatoborwa n'ihwa. Nanjye sindi ikimodoka uzabaza bro. Iriho nuko abantu mugomba gutuza mukamenya Godfather uburyo nkoramwe ibintu mbikoramo mu buryo bugenda gake. Urumva? Imitima ya bamwe rimwe ibibyimba ikabyimba igihe kikazagira nkoza agashinge ngo pa kagaturitsa. Urimo kumva ubundi iyo ugiye gake urareka bakagenda. End of the day every day they're gonna come out. Yo, this is social media motherfuckers. Iyi ni social media. Urimo kumva we are nobody. Urimo kumva uretse kugenda hari akabwanuka ukamushyira kugeza igihe uzansunika ukangeza hano. Uyu mugani uciye kuko ntabashije kumenya ibisobanuro byayo waruzingo rw'umwojo we ndakuborotse. Ubundi ngiyewe mbere yuko ndabanza ngakoresha icyo bita imikoreshereze ya social media na platform n'uburyo iteye. Ndabanza nkagufata nkaguhanisha kukuboroka ukagenda ukabyimba umutima ukabyimba ukankumbura ukambura ukagiye kunshaka kuri YouTube. Kandi kuri YouTube byinshi barabikata. Buriya kuri YouTube nta mwimerere ubuhari barabikata bo bashyiraho ibyo bashaka gucuruza gusa. Urumva ngahibaze rero ndabanza nkakurya block mu nkunda ko nta mahitamo mufite. Warangiza ukagenda ukabyimba ukagera nawe byimba ibyo ryamara kubyimba rigatorika. So here's the thing my people. Shadi yazamuka ngo imeze bite mumeze mute byifashe bite. Utangadi yesterday muri iki gitondo cya busubuyi twagurishije cyangwa umwana bita Kibasumba ara ikabaragasha mwana burongwe yagurishije ibitabo bingahe 65. It's not that easy. Urumva 65. Reka mbabwire basobanurira ikintu kimwe mugomba gusobanukirwa. If you can say 65 mu isaha imwe abantu bakagura ibitabo 65. That is enough for me. Ibingibi biragenda bikamera kanini kanta antivirus. Ubuzima kwa migabo bro. So niba umwana w'iburungu ashobora kugurisha ibitabo 65 on spot, ibyo ngibyo biragenda bikaba antivirus. Kavuga ndigenda Godfather wahozeho bikaba antivirus yizimbeba zirizwa zivuga. Narababwiye ikintu kimwe ntabwo ndibuze gutinda kuri ibi bintu ariko nuko asubiza mu ijambo rimwe. Uri cyamamare kora ibyiza tubivuge. Uri cyamamare urakora ibi tubivuge. Simple as that. Icyo nkeneye na amakuru abashaka ko ntazongera kuvuga kuri negative zabo mukora ibyiza. Tuzavuga ibyiza nukora ibibi Godfather azabivuga. Abashaka rero ko ntavuga ku bibi ngo ndavuga ku bibi by'abantu ngo ari ibyamamare ngo bakabafunga. Umve ikintu mukora. Bareke gukora ibibi bakora ibyiza tubya appreciate ngiye ko ariho abahanzi baje ba Tom Close s'abahanzi ko tutaraba bumva muri iyo myanda naruko abandi baririmba nabe kubarusha kubera iki ari abahanzi tuzi bakora ibyiza gusa bakora ibyiza ngaho bararirimba barandika ibitabo baratanga imisanzu muri leta. Mukora ibyiza nimukora umwanda Godfather reka mabwiza ukuri nzawuvuga ariko abadashaka ko mbivuga rero mumva ikintu kiriho nimukate source information za Godfather sinzongere kubimenya. Birashoboka? It's the only way you can stop me. Ibindi muzaza hano mu moke hanyuma mufunge telefone zanyu mirishiremo mugende. Turi kumwe uko tuvuga ibyiza uko tuvuga ibyiza gende mu bantu bana promoting ibintu by'abantu byamaze gusohoka by the way ntanabishyuje. Urimo kunyumva? Ntanabishyuje.
ntabwo ibi bintu mbikora nk'ubucuruzi, ntabwo mbishyuza my friend. I do it audience nk'iyo mfite ikagerageza kumenya ibintu by'abo bantu, kandi nta nabanje no kwishyuza, nta nabanje no gusaba ikiguzi. Urumva? Difa, can I say something? Oya, nta jambo naguhaye. Say something is ibyo ndi kuvuga bifite icyo bikurebaho. Amwaje mereka gushya mu kanwa wakwihanganye, uravuga iki? Monda cya mu kanwa nyine. Ni ushya mu kanwa genda ufungure pano ufite audience ugiye kuyibwira. Reka go shemo wimvugiramo. Uziko nabikunda. Kandi ibintu njya mbibabwira mujye mu nyumva. Ariko ngo Difa, you already know ko ndi gushya mu kanwa. No se wamaze muting mic yawe. Ibintu byose birandeba. Gushya mu kanwa njyewe nawe turagira. Tuba twateguye ibyo konza kuvuga, uranyendera aho mboneye kubera iki? Nisabiye mfungura live, naye nagutegurije ko ndi bufungure live ku buryo ushya mu kanwa, wenda nzi ko ari byo uri buvuge. Nase ndavuze ko nshya mu kanwa kare wowe bivuze. Waretse ndavuze ngo nsabyisha. Ndariguha nimba ndangije wimvugira amadeka. So the thing is, ikintu kiriho ni iki ngiki. Ubu ngubu nawe uraje urakara, ubwo ngo ubwo urabyimbye uti ngo difata, ubu nawe ugiye kugenda ufata. Join those motherfuckers, nawe ugiye joining. Bro, please, I beg you. Urumva? None se kucyumva kugomba gusubiza abagututse ngena ushobora gusubiza abanutse. Ariko kandi urukundera agenda kumanura. Nagaruka kuderanja Godfa. Urimo kumvangira ndakumanura. Juba fair man. Kandi ndagutumba. Baravuga ngo bankone. Ngaho myitinga mic yawe. Ndakubarangura. Ndakubarangura rwose kumva. Ndagenda rwose. Ngaho byutinga mic yawe bada. Byutinga. Kubitandagaswi. Ati pese bumvikana kandi butobora. Urogera kumvugira banda bikuryoza. So listen to me people. Ndashaka kugira ngo mutsobanukirwe ibi bintu. Niba mushaka kuvugwa neza ni mukora ibyiza. Niba mushaka gukora ibibi nkabisiga ntibikunda. So the thing is, ahubwo nta wundi muntu wakoze ibintu by'ubugoryi, ntawe muzi. Urumva? Ntawe muzi. So mukora ibyiza bivuge, mukora ibibi byange byamagane bivuge. Urimo kumva? Godfather niwe wanje ubundi umva araka. So ibyo bintu rero abantu bihaye ngo urumva vuga ibintu mwebwe muri who are you, who you think you are, wo kumpereza tutorial muri ibyo ngomba kuvuga n'ibyo ntagomba kuvuga, you motherfuckers. So ngaho rero nimufate ngaho nimuturagurike, hanyuma audience ntize kumva Godfather ibyo ngibyo ntibishoboka muri beshya. Ngiye Godfather nshobora no kuvuga nkabyiyumvira, nzajya bivuga mbikodinga hanyuma nze mbyiyumvire ku giti cyanjye. Urimo kumva? The thing is, uzakora icyiza ncya appreciating, uzaba ufite ibikorwa byiza nzabisupportinga, uzakora ibigize umwana nzabivuga byamagane. Simple as that. Uwo niwo murongo wanjye. Hari umuntu ufite ububasha n'imbaraga zo kuza akambwira ati ndaguhagaritse ibyo ntuzongere kubivuga? Mufite ububasha bwo kuba bw'uburyo nshobora kugera ku makuru, izo nzira mukazifunga? Twumvikane. Ntabwo urusaku rw'ibiceri burusha inota agaciro. Iyi ngiyi umuntu uzabibura muri telefone akaza kankubita urushyi cyangwa kamfuka umunwa, uzabikore. My people, Godfather, I'm not gonna change. This is me. Uzabyegereza umutima akabisunika akajyana akabigeza kora akabishyiramo injari, nzagutegereza ungeze ku rugero nsohoya mpite nguhindukana ngujugunye muri uwo mwobo. Simple as that. Ngenda gake, amarangamutima nayashyize iruhande. Impamvu ni iyi: abantu mutekereza ko social media uterura byose ukita utayunguru ugashyira mu mutwe, urumva it's gonna piss you off. Ariko ngiye buriya rero iyo unsunitse cyane ukansiga nta mahitamo, social media ndayifunga nkagusunika mu buzima busanzwe.
urumva niyo mpamvu mubona buri wese akaza agafata ijambo. Who is this motherfucker? Who is this? Uyu muntu ninde? Uyu muntu ninde? Uyu muntu ninde kweri? Noneho Kanyombya namwemereye amafaranga. Kanyombya sinzamukira. Kanyombya sinzamukira. Kamuhamagare. Mugihe Godfather kiri guhamagara muri Ya. Sigaho. uracyavuga urangiza ryari? Ntabwo ari kunyita umukanya araje ampamagara mbuza amahoro. So Yazana ko ndashaka kuvuga. Guys, mutapige screen gahunda ari yayindi, mutapige screen. So the thing is, impamvu mubona ntabwo Godfather agiye jya nkururwa n'amarangamutima cyangwa ngo njyane n'ibishoboka byose amwita wini neza. Urumva babwire nanjye bankandaho njyane n'ibishoboka. Urongera kumvugiramo rimwe ndahita nkumanura. Urimo kumva kandi uze kubyihanganira. Ndaza kukumanura ntabwo ndi bwongera kuvuga numvugiramo ndakumanura ntabwo ndi kukubuze tena. So the thing is, ntabwo ngiyewe nsubiza ibije byose. Urimo kumva ntabwo nsubiza ibije byose. Urimeze nk'umuyaga, uyu muraga uraza ugahuha ariko uhuha inzuzi tubatse neza nizo zigwa. Ubu ngubu abantu bazano Godfather turamwamaganye, Godfather turamwama, mufate n'ibyapa mujye mu mihanda. What you gonna do? What you gonna do? Nabuze icyamamare kidafite hagira ikivuruga mu byondo ndakuvanamo ngo ukarabye. So the thing is, ntabwo kugeza aya masaha mushake izindi nzira cyangwa mufate izindi ngamba. Umurongo wanjye nukora ibyiza nzabivuga, nukora ibibi nzabivuga. Inshuro mbivugamo, uburyo mbuvugamo, nobody. Uyu mugabo amaze kunzengereza. Allo? 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 Ufite network ambi ntabwo ndimo kukumva. Nta network ufite ntabwo ndi kukumva, biri gucika kanyo. Umva ko nigenje. Thank you Ineza Winnie, thank you so much. Oya abantu muri kumbwira ngo mutinge, ndabizi ko ntigeze mutinga, ntabwo mutinga kuko nta byadanje ari kunsaba ibintu namwemereye kuri social media hano kuri platform. Ngewe ntabanga ngira. So the thing is niko bimeze. So thank you so much for reminding me. Listen to me people. Ibyo nari kubwira ni bingi rero. Mariam my baby. Wemeze bite nesa wagarutse? Ubu ngubu I think ko amaze kuva muri yantuza yindi. You can put a request sha muri question. Uzamure. So Sankara ngo bimeze bite? Reka mbabwire mugomba gusobanukirwa Godfather ntabwo ari urutaruza gushimaho. Ikintu kimwe ushobora gukora nuko ushobora kuza ugafata akarimi kanjye ukagafunga. A part of that, try me.
until nsize nta mahitamo mfite. Ngiye ngo dufata bari ikintu nzi n'ukwihangana. N'ukwihangana. Urumva? Nta munsi n'umwe ngiye gukundira ko udafata uruhande. Nta munsi n'umugenzi gira afata uruhande. Ariko ndi willing gukora inkuru mu gitondo saa sita na nimugoroba. Reka noneho mbahereza inkuru. Shafi, umuntu bita Element, umuntu bita Kevin Kade bageze muri Amerika mu mujyi wa Arizona, bamaze gukodesha inzu y'ibyumba bitatu. Ejo bundi bapakira ibikoresho bakodesha inzu y'ibyumba bitatu, basinya resi y'umwaka, bivuze ngo bagiye gukorera ibihangano byabo muri Amerika. Bazava kuririmba muri Canada muri iki gitaramo ndi kubwira buri munyakanada wese kukijyamo. Ese yafoto iri hehe? Sikona nibagiwe kandi deja kwamamaza ngomba gutangira n'akazi. So nkibaza aba bajene bazava muri Canada, bazava muri Canada basubira muri Amerika. Nyuma y'iki gitaramo muri kureba hano, aho turi kumwe na Kevin Kade, Element, Nerngabo na DJ Brian. Iki gitaramo kizabera muri Canada. Aba bajene babiri muri kureba, Element amaze amezi muri Amerika mu mujyi wa Arizona aho yashyikiye kwa Bashafi. Kevin Kade amaze ibyumweru. Kevin Kade ejo bundi agera muri Amerika yahise ajya muri hoteli. Ageze muri hoteli, Kevin Kade areba umuvandimwe Element, aravuga ati none se Element aba badisipora bataducumbikira kugeza ryari? Kevin Kade abwira Element, aravuga ati rero Element turi ibyamamare. Element ntabwo biri buze gukunda ko njya gucumbika muri Arizona. Kade hafite mushiki we na mukuru we, yavuze ati ngendo umusitari ntabwo najya kuba muri famille barakubeshya ajya muri hoteli. Kadanga warankomye aha naravuze uri umusitari sha ahangaha it's to be a superstar. Ukiwa Kevin Kade usiende kwenye nyumba za wa civilian. We kama musician. Urumva? Ubwo abantu nkuko bize ibintu byanshanze, aba bajene bahise bakodesha inzu uko ari babiri. Bamaze gukodesha inzu, nza kumenya amakuru ko bari barimo gushyiramo ibikoresho, bivuze ngo bari kwimuka. So here's the question. No kuvuga ngo Kevin Kade na Element ubu ngubu bagiye kuba muri Amerika nk'abaturage, bagiye gutura. Mfite amatsiko yo kumenya ibi bashobora kubikora babifitiye ntuza itari idahambaye. End of the day bazava ahangaha bakaba mu gitaramo cyo muri Canada, bahita bakomeza mu rwababyaye, cyangwa se bagiye gukomereza urugendo rw'ibikorwa byabo by'imiziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Koko Bwana Sankara, habari za busubuhi ama habari za mchana? Meze neza. Meze neza. Nimba bakodesheje umwaka umwe ndumva ari muke, kereka bakodesheje imyaka 10. Ushatse kuvuga nimba se bahabona umugati kibagarura Kigali ni Kigali bakora concert zingahe? ukano kari ngombwa. Uya none se nanjye igakamubwire sindi Kigali se, ariko niyo wambwira ngo ngiye Kenya ndakura umugati na traveling. None se mbwira muri Amerika bagiye kuhakorera iki ko tubona n'abagenda bagaruka? Nani Kavuye ari hehe? None se kamubaza uretse gato Kavuye rege turi kuvuga gutya. Umva mubwire Godfather. Ntago kuba nsobanura filime ngo mbonye akazi ko gukora kambyarira amafaranga nakomeza ibintu bya filime. None se reka nkubaze hako hagiye ureka reka dufatira urugero ku bagiye mbere bababanjirije. The Ben ari he? None se Godfather abantu bose mwabanaga muri kumwe Canada cyangwa mukora akazi kamwe? Uburetse gato. None se uburetse gato ndakubajije abantu none se Godfather abantu bose mwakuranye cyangwa abo mwabanye mu buzima bwa buri munsi ukamfate nimba hari urugero abavandimwe bawe mwajyanye Canada mukora akazi kamwe?
reka nkubwire Sanka ntabwo dukora ariko akazi kimwe kamwe. nuko ushobora gusanga mbere yuko ujya Canada oya mwarakoraga akazi kamwe. Medi ari hehe ko yaje mbere? So icyo mvuga ni iki ngiki rero, ikibazo rero Urakoze Janine. uretse gato Sankara ntabwo rero wakantengushye kandi nzi ko ibintu ushobora kuba ubizi. Ntabwo twakwemera ko No, Godfather nawe njyewe rero uretse gato mbashaka njye abandi bagiye bana batipe ni abajyambere sibyo? mutumye ntavuga Hari ariko inzira mbonega barimo ntari njye ndavuze ni nimba hari uburyo bahagera bakabona akazi kababyarira inyungu. Nese hano barakora konseri zinge bakomeza ahubwo bashakire n'ahandi. bakubwire rero ni ukuvuga ngo ntabwo wowe uri gushimangira ko bagiye gushakira ubuzima hariya kandi ntabwo ariko biri. Ndavuze nanjye ntabwo mvuze yuko bagiye, ndavuze ni nimba bagiye bagakodesha inzu umwaka umwe babaye bafiteyo akazi n'uburyo bahaguma bakwishyura imyaka 10. umva nkubwire rero ikintu ugomba kumenya. none se Godfather Tiger uri kuvuga ngo yaragarutse mwamanje mukanyumva. So impamvu ni iyi Tiger yagarutse amaze imyaka ingahe muri Amerika? uretse gato tugende gake. Njyewe hari ikibazo rero kuvuga inkuru mugashaka kugira discussion ntabwo ari byo. Njye ndi kuba breaking news turi kujyana ndi kuziba hazishyushye. That's why nitwa Godfather. Zikura muri firigo ngo zamura hoze. Ya niwe twatangiranye karangije karagenda. Kaje kure no muziko. So muri umvigero nandi kubabwira Sankara. So ni ukuvuga ngo ntabwo ndakomfaminga ko abajene ariko nituza kureba imikorere yo muri Amerika bivuze nko mu producer wa mbere twari dufite mu gihugu Element urimo kumva live standard yo muri Amerika ubwo mu mwibagirwa azagenda mbere nka Click. Urukumva ikintu turi kuvuga urimo kunyumva n'abandi bazajya baza bamusange umuntu nk'Akade Kevin Kade ntabwo azongera gukora wowe ntabwo akushatse kuvugira mu Janine kandi Janine uri kumbangamira nyine ngende kukubwira ikizahinduka ntabwo turi mu kiganiro kirambuye mukaze kumvangira ntabwo ndi mu kiganiro kirambuye namwe. That's the big problem ngirana namwe rero. Ntabwo turi muri deba, ntabwo ndi mu kiganiro kirambuye, ntabwo ndi muri discussion. Godfather Ibi nibyo nyapfa n'abantu bakavuga ngo ikintu nakwibwirira juze muting abantu cyangwa se breaking abantu ntabwo ndi bwumva iki Godfather ntabwo ndi bwumva ikindi bugitanga ngo guceceka we uretse ariko se mwabaye muto. Oya ahubwo wowe tumanure tubyumvire mu bishanga. Ntabwo nabigize ikiganiro ngiye ndi gutanga breaking news ngo mumvangire. Uretse kucyo bitubwira turi hano wari ubikore turi mu bishanga mu gihe tuzamwereka tuzikomante kubera niyo mpamvu tumanure rero tumanure kubera niyo mpamvu abanyarwanda kazi mbere yuko bamanura murabona kwanga byarangiye beyond borders. Ndababwira ko mbamenyesha ko ubu turi kuvugana byakomeye Canada yagiye kwaka umuriro. Iyi niyo sama Godfather nzaba nambaye akaboxa, nzaba nambaye kakabutura n'amasogisi maremare. Uzabambaye mwana wume bro nitatia mwana wume nzaba nashyizemo mwana wume ubundi kwa Congress ngo baragushaka ngo hatokombeye. Ndakubwiye Congress nguri yamaze kuza kunda Godfather wigikundira ubwo Congress urumva yanyumva gakomeza gufungura live ndi hano ari kuri muze. Okay ndabona Congress ndamuzanye n'ubuhamya bwinshi Gashumba ntabure hano yamuhasi ibibazo kabaye. My baby Yes, I love you too. Ngwino kuri kamera banze nkurebe iminwa yawe. Nabizi ko ngikunda. Okay, ye mu yindi topic areka ni muting. Nanjye kambe ncomotse. Ukoze cyane. Bajyana shu nubwo utansuhuje. Wamaze kugenda.